Igitondo cyiza we tubana umunsi ku wundi kuri Nta Mikino Online TV, nawe ujye ugenda uza kuri channel yacu ukabasha kumenya ibiganiro dukoraho. Ndakwifuriza ibihe byiza kandi ndakwifuriza igitondo cyiza, ndakwifuriza kugubwa neza aho uherereye hose, yaba abari mu Rwanda, mu turere dutandukanye, mu karere k'ibiyaga bigari, ubwo ni u Rwanda, ni Burundi, ni Congo, ni Uganda, ni Tanzania, ni Kenya, na Zambia, muri Afurika, Malawi, Djibouti, Swaziland, Mozambique, Afurika y'Epfo, mwese ndabasuhuza no mu bindi bihugu bitandukanye bya Afurika, bari ku mugabane w'i Burayi, mu bihugu bitandukanye, bari ku mugabane wa Aziya, mu bihugu bitandukanye, bari kuri Amerika zombi, mu bihugu bitandukanye, Australia, mwese ndabasuhuje, ndabifuriza ibihe byiza, mugubwe neza, n'ubundi muri kuri Nta Mikino Online TV, ndabifuriza rero uyu munsi rwose kugubwa neza aho waba uherereye hose, cyangwa kugira ibihe byiza. Ngarutse mu makuru ya mu gitondo ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Congo ihuza M23 n'ihuriro ry'ingabo za Congo. Iyi ntambara imaze gufata indi sura, ni intambara iteye ubwoba, aho ingabo za Sultani Makenga ziri gukomeza kwiyoroganiza ngo zirebe ko zagira icyo zigeraho, ariko bikaba iby'ubusa. Nagira ngo nkubwire ngo niba ari ubwa mbere tubaye cyangwa nimba dusanzwe tubana, udukandire subscribe, like, sharing, commenting, iba ari inyunganizi nziza kandi biradufasha cyane. Intangiriro aya makuru rero ndahera ku byabaye ku munsi w'ejo. Ejo yiriwe ari intambara iteye ubwoba mu gice amasaha y'ikigoroba, wari umuriro uteye ubwoba mu duce ni ukuvuga ngo mu duce twa Ngungu, mu gihe M23 yari ishatse yateye bitunguranye, itera amapozisiyo y'ingabo za Wazalendo n'Abarundi, ubwo ni ku ruhande rwa FARDC, ivuga iti yigarura ako gace n'umurego mwinshi n'imbaraga nyinshi, kandi n'ibitero yari iteye rwose yiteguye n'ibitwaro bidasanzwe n'intambara idasanzwe, bavuga bati dukora akazi turebe ko Ngungu tuyigarurira, kuko baravugaga bati nidumara gufata Ngungu turahita twavansa dukomeza. Ubu uyu munsi bakabaye bamaze kugera kure, bafashe n'utundi duce, ariko ntibyabahiriye, nubwo bateye batunguranye bagakora igitero gikaze gikomeye cyane ku ngabo za Congo. Byabaye ibibazo kuri bo kuko babashije gusubizwa inyuma, kandi mu buryo bukomeye, kandi mu buryo butoroshye budasanzwe. Icyo bifuzaga nk'uko nagiye mbibabwira, biragoranye kuba M23 ishobora kubona intsinzi ngo yibyine mu buryo burofisiyeri hejuru y'imikorere y'uyu mugabo Patrick Masunzu. Bigaragara ko rwose ahanganye neza na Makenga, ari abagabo baziranye. Iyi ntambara rero uburyo yabaye n'uburyo yagenze ku munsi w'ejo, niwo mpereye amasaha y'ikigoroba. Nuko utu duce ingabo za M23 zongeye kwataka aka gace ka Ngungu kari gukontororwa n'ingabo za FARDC, ubwo ni muri teritwari ya Masisi. Izi ngabo zatakanye umuvuduko mwinshi. Ku bantu bagiye bakurikira ibintu byabereye aha Ngungu, nuko ari ahantu habaye intambara idasanzwe mu minsi yashize. M23 kuhatakaza, habereye intambara yamaze igihe kinini, bahari bahatakarije ingabo nyinshi n'ibikoresho byinshi, ariko basubira inyuma baravuga bati aha hantu turabona ari position strategique, twongeye kuyisubiza biroroshye cyane guhita dukomeza intambara tugafata n'ibindi bice bitandukanye. Ubwo noneho ntibyaje koroha. Ku munsi w'ejo nk'uko nari mbibabwiye, nibwo bongeye gufungura ibitero simusiga ku ngabo za FARDC. Murabizi neza ko ingabo cyangwa se kuba atabizi, ingabo ziba ziri imbere ku murongo w'urugamba ni ingabo za Wazalendo, ni ingabo za FDNB, ubwo ni ingabo z'Abarundi, nizo ngabo zirwana nk'izitabara, izindi zose ziba ziri inyuma. M23 rero batatse batunguye, abakoramo akazi, arabarasa, baramurasa, mbese habamo kurasana gukomeye kuko bari batunguranye. M23 batatse batunguye, ibakoramo akazi, ariko nabo bayikoramo kandi bararasana rubura gica ku ntwaro nini n'intoya, barahangana, ariko M23 rwose ibicamo abasirikare benshi, yaba Bazarendo yaba ingabo z'Abarundi baratakaje ingabo, na M23 ubwo niko yari gutakaza, nabo yari gupfusha abasirikare. Ariko urugamba nicyo ruba rusobanuye. Gupfusha abasirikare si ikibazo, icyo baba bagamije ni ukuvuga ngo napfusha bake napfusha benshi, ariko icyo niyemeje nkigereho, nimba n'insinzi nashaka muri aka gace nashaka gufata ngafate.
mu gihe FARDC yaribonye ko bikomeranye isaha n'isaha umuvuduko ingabo za M23 zazanye bari kurwana kandi barwana bashaka gufata aho hantu, babona ko ibyo ari byo byose nibakomeza guhangana M23 nk'ingabo zateye kandi zateye zifite icyo zigamije zitunguranye, bashobora kuza kurangira bongeye kwisubiza aka gace ka Ngungu. Nibwo nk'uko nabibabwiye ingabo igisirikare cya Kongo, uyu mugabo Pacifique Masunzu nibwo hagurukije indege, nk'uko nabibabwiye ngo mu gihe ingabo za Kongo zibonye zisumbirijwe, mu gihe zibonye bikomeye M23 ishobora kubasunika cyangwa ikongera kwigarura ibyo bice yabatakiyemo, bahita bakoresha indege zo mu kirere. Nibwo ingabo za Pacifique Masunzu hahise hagurutse indege zo mu bwoko bwa Sukhoi n'akajugujugu z'intambara, ziraza zikurasira aba M23 zirabarasa ariko by'intangarugero. Aba M23 zibakoramo igice zibasubiza inyuma zirabashwanyaguza, ariko zabarashe nabo bari bamaze kwihagararaho imbere y'ingabo za Kongo ubwo n'abazarendo n'abarundi nazo zabari zabakozemo akazi, nubwo bari bahanganye habayemo kurasana gukomeye, habayemo bamwe ku ruhande rwose rwatakaje ingabo zikomeye, ingabo nyinshi cyangwa zinakomeye, dore ko nta musirikare wataka batakisha icyo bise special force, niko bigenda. Icyo kintu cyabaye ku munsi w'ejo yari intambara mbabwiza ukuri itoroshye, dushingiye ku makuru twari tuzi ko tuyabagezaho nimugoroba, ariko byabaye ngombwa ko tugira akazi kenshi turara tutayatangaje uko uyu munsi wari wiriwe. Ariyo mpamvu turamutse duhera kuri aya makuru yaranze uyu munsi w'ejo ku butaka bwa Kongo, tubabwira neza uko byagenze. Ni ukuvuga ngo intambara y'ejo yaba ari intambara itoroshye ku mpande izo arizo zose, ariko Kongo icyo yarushije M23, ndi kuvuga izi ngabo za FARDC n'ihuriro ryabo, nuko bafite umusada w'ikirere kandi indege zitoroshye z'indwanyi zigomba kubatabara mu gihe babona ko basumbirijwe cyangwa se batatswe mu buryo budasanzwe n'izi ngabo za M23. Izi ndege rero zaraje zibakoramo akazi nk'uko nari mbibabwiye haruguru, zirabarasa zirabashwanyaguza zibasubiza inyuma, ubwo n'abamaguru bakomeza kubavansaho babakurikira. Burya ngo igeze kure ntahita yigera ihembe, cyangwa niyapfuye ngo ntahita yiryaho. Zirabavansa birangira basubijwe inyuma, basubira mu misozi yo bari, ariko nabwo bakomeza kuraswaho n'izi ngabo za FARDC. Birangira aka gace bari bavuze ngo basubire gufata batabashije kugafata, kandi bari bamaze iminsi bategura ibi bitero simusiga, bari banabishyize mu bikorwa mu gihe cyiza, bari banatakanye imbaraga zikomeye ku buryo bumvaga ko bagomba kugafata nta kabuza. Ariko nta mwana usya aravoma, ntabwo urugamba rw'amaguru ushobora kururwana ngo uhangane n'umuntu ufite indege umushobore, kandi udafite ibikoresho bihagije by'uko warasa ku izo ndege cyangwa wazihanura. Aho rero M23 ku munsi w'ejo yahakuye intsinzwi, icyo yari iteze nk'intsinzi muri Ngungu birangira bibanye ibibazo, birangira ihatakarije kandi iranahatakaza. Uyu munsi wa none rero muri iki gitondo by'umwihariko intambara yongeye kuba mbi. Uyu munsi imbunda zikomeye ni nini cyane ziri kurasira mu duce twa Kirehe. Ni ukuvuga ngo M23 umugambi wayo wo kuvuga ngo izarwana mpaka ikomeze ibe yazifate Sake, n'ubundi iracyawukomeje. Aka gace ka Kirehe imbunda zivutse, intambara ibyutse ariho irimbanyije rwose, bari kurasana bikomeye. Ukongeraho na Mushaki yongeye kumvikanamo intambara itoroshye. Ni ukuvuga ngo ingabo za M23 n'ingabo za FARDC bari kurasanira muri ibyo bice. N'ahandi mu makuru turi kugenda dukura ku butaka bwa Kongo, nuko hari n'utundi duce dutandukanye turi kuberamo intambara, ariko noneho bikaba bitarasobanuka neza uburyo bagiye batakana. Ariko ni ukuvuga ngo iyi gahunda ya M23 yo kuvuga ngo twebwe tuzarwana mpaka turebe ko twafata Sake, turebe ko twakomeza dufate Goma. Iyi mipango yabo baracyayifite dukurikije, kuko ntibaramanika amaboko kandi baracyizeye kurwana. Ariko ku ikarita y'intambara umunsi ku wundi, nuko uburyo bari kurwanamo n'uburyo bari kwataka, kuvuga ngo barabona intsinzi ni ibintu bitoroshye namba, kuko uko batatse ahubwo birangira basubijwe inyuma, bakanamburwa uduce tumwe na tumwe, bakisuganya bagatekereza. Ubwo ni Sultani Makenga Emmanuel agatekereza uburyo agomba kongera gupanga urugamba.
ariko ibigaragara ni uko imikorere y'uyu General Pacifique Masunzu ntabwo yoroshye namba nk'uko twagiye tubibona cyangwa uko yatangiye intambara akiza kuyobora ingabo muri Nord Kivu. Ni uko uyu mugabo yiyemeje ko agomba rwose kuzarangiza intambara, kandi dukurikije aho bigeze ni uko kuvuga ngo General Sultani Makenga azamutsinda ni ibintu bitoroshye namba, ni ibintu ku ikarita y'intambara, ni ibintu nako bidashoboka. Uyu mugabo intwaro zose zikomeye, ndi kuvuga Pacifique Masunzu uyoboye ingabo muri Nord Kivu, intwaro zose Kongo ifite zikomeye, yaba indege yaba ibyo ku butaka, byose nuko we yiyemeje kubikoresha mu ntambara. Bitandukanye n'uwo yaje asimbura uyu Peter Chirimwami, we wagiye agaragara nk'umunyabwoba watinyaga kurashisha indege, agatinya no gushora ingabo, akavuga ngo mu gihe urugamba rukomeye mukore icyo bise position strategique, musubire inyuma. Ibi ni ibintu byagiye bibaho, ariko none imikorere ya Pacifique Masunzu nuko we aho kugira ngo asubire inyuma mu gihe abonye ko yatewe mu buryo bukomeye, ahita ahagurutsa indege direct. Ikaba intambara rero bigaragara ko imaze gufata indi ntera cyangwa se iri ku rundi rwego rudasanzwe. Mu bigaragara bifatika nuko ibitero kuva ku munsi w'ejo kugeza uyu munsi, intambara nababwiye ngo iraramutse muri utwo duce, imbunda nini n'intoya bari kurasanira aha mu misozi ya Sake, bari kurasira muri kariya gace ka Karehe. Ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bikomeye. Umuntu wese yakwibaza ngo iyi ntambara irava ikagana he, ariko nyirizina nuko umunsi ku wundi nk'uko M23 yabyiyemeje, nimba ishaka ko izarwana mpaka itsinzwe n'umusirikare wa nyuma akabona akaraswa, bari ko bemera ko batsinzwe. Nimba Kongo nayo nk'uko yabyiyemeje avuze ngo ntizigera yumvikana na M23 kandi ntizigera ijyana mu biganiro nayo, cyangwa se ngo ntizigera igirana imishyikirano nayo, igomba kubarasa mpaka ibatsinze. Ikaba intambara amahanga yamaze kumera nk'ayitaza ubundi uko igisirikare gihanganye, abagishyigikiye ku mpande izo arizo zose bakajya mu mitsi. Ni ibintu byamaze kugaragara. Ukibaza ngo ese intambara nikomeza gutya ko umunsi ku wundi ibitero biri kuba, yaba ibyo ku butaka n'ibyo mu kirere, izarangira ite? Uyu M23 udashobora kwemera gusubira inyuma, cyangwa se n'uyu Tshisekedi wavuze ngo agomba kubarwanya mpaka n'ubashyigikiye akumva ku cyanga cy'intambara, cyangwa se nawe akaraswa. Tshisekedi we, uyu mugabo nawe bigaragara ko afite ibyo yiyemeje. Iyi ntambara turabona igana he, cyangwa se umuntu wari wese ureba kure arabona imeze ite? Ni ikibazo njye nakubazaho dukurikira ko nta mikino online TV. Ariko by'umwihariko nuko ibigaragara ku murongo w'intambara, cyangwa se nibigaragara amakuru ejo n'ubundi yongeye kugaragaza ko hari drone ya M23 yahanuwe na FARDC. Ubwo bo bayizamura itaranarasa bakayihanura itararasa, kubera FARDC ifite ubushobozi bwo mbese muri makeya ibarusha tekinoloji, cyangwa se n'ibikoresho bihambaye by'amaradari basha kubona igikoresho cyose cya M23 ishobora kuzamura mu birere ikagihanura. Murabizi ko yahanuye amadrone yabarenga 10, ibarasira ya maradari yabo bari bambukije umupaka bavanye mu mahanga atandukanye, yagomba gukontorora izo zone bacungaga. Byose FARDC irabishwanyaguza. Bikagaragara neza rero ko nubwo tuzi neza ko General Sultani Makenga ari umurwanyi mwiza, cyangwa se ari umurwanyi ufitemo uburambe, ariko yakubitanye n'undi murwanyi n'ubundi baziranye nawe ufitemo uburambe, kandi noneho bigaragara neza ko uyu mugabo ashobora kuba amurusha mu buryo bufatika kandi bukomeye, kandi bugaragarira buri muntu wese. Kikaba ikibazo kitoroshye rero kuri buri muntu wari wese wagiye areba neza ibibazo byo muri Kongo, cyangwa se akurikirana ibibazo by'intambara yaho. Ukibaza ngo ihangana ry'aba bagabo, umwe afite ibikoresho bihagije, afite n'ahabikora hagije, undi arwana intambara yo kwihagararaho n'intambara yo gukoresha ubwenge n'intambara yo kutemera gutsindwa. Ibi bintu biragana he? Nagira ngo nkubwire ngo niba ari ubwa mbere tubanye, udukandire subscribe, like, sharing, n'ubundi tuzaza kukugezaho amakuru umunsi ku wundi, kandi commenting biradufashe cyane. Gira amahoro, ugubwe neza, kandi ukomeze kugira ibihe byiza. Imana ibarinde.